mbere muhagarika imitima yanyu mwizere Imana nanjye munyizere. Amen. Nagira ngo mu mwanya muto dufite wo kuganira tuganirire ijambo rivuze ngo reka guhagarika umutima Imana izo ko izabigenza. Reka guhagarika umutima Imana izo ko izabigenza. Sinzi nimba muri kunyumva. Amen. Haleluya. Amen. Mana ishimwe. Bazwe. Twihute tuganire kw'iri jambo. Ifite intego ivuga ngo reka guhagarika umutima Imana izo ko izabigenza. Ndaza kuvuga ibintu bitatu bijya bihagarika umuntu umutima mu ncamake, hanyuma dusenge. Nk'uko dusomye ziriya nkuru zariya mu gitabo cy'abami, hariya ni mu gihe Elisa yari arimo gukora ibitangaza akoreshejwe n'Imana. Aza gukora ibitangaza bigera hafi muri 13. Hanyuma uriya mugore Bibiliya itubwiye yari afite ikibazo cy'ideni, umugabo we yari yaragiyemo. Noneho aza gupfa ideni ritishyuwe kandi umugore abura ubushobozi. Bibiliya itubwira yuko yagiye kwitabaza umukozi w'Imana witwa Elisa. Amaze kujya kumwitabaza, Elisa aramubaza ati ese uragira ngo nkugire ne? Hari igihe ujya kureba umuvandimwe, ukareba inshuti, ukareba ababyeyi, ntibabashe kuba bakemura ikibazo cyawe. Turi ku ijambo rivuga ngo reka guhagarika umutima Imana izo ko izabigenza. Arangije aramubaza ati ese mu rugo hari icyo waba ufite? Aramubwira ati ntacyo mfite, ariko hari utuvuta dukeya mu gaherezo. Mana ishimwe. Kambabwire ko utuvuta tw'iri teraniro dushobora kugira icyo turema kuri ibyo bintu ubona byari bimaze igihe, kuri ibyo bintu ubona bitashobokaga, dushobora kugira icyo turema. Mumere Imana icyubahiro. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Haleluya. Amina. Hanyuma mu gihe Elisa yaramaze kuganira n'uyu mupfakazi, we ngo yahise agira iyerekwa. Elisa yahise agira iyerekwa ku byo Imana igiye gukorera uyu mupfakazi. Yumvajwemo no kubimubwira mu buryo bw'ubwenge. Aramubwira ati genda ujye mu baturanyi bawe utiremo ibikoresho kandi ntutire bikeya. Nurangiza ujya mu nzu yawe wikingirane n'abana bawe. Numara kwikingirana n'abana bawe, uzafate twa tuvuta ugende usuka muri buri kintu. Yarabyumvaga kumva bimeze nk'inzozi, ariko ageze mu rugo yabigenje nk'uko umuntu w'Imana yamubwiye. Bibiliya yatubwiye ku murongo wa 5 ngo hanyuma asubirayo ajya kumubwira uko byagenze. Nibwo Elisa yamubwiraga ngo genda fata ayo mavuta ugurishe ubanze wishyure, asigaye agutungane n'abana bawe. Reka mbabwire yuko Imana yaremye ibyo kurya mbere y'uko irema amenyo. Muhumure rero tuzarya. Imana nihabwe icyubahiro. Haleluya. Hanyuma nagira ngo tudatinze mvuge ibintu bitatu bishobora guhagarika umuntu umutima. Cya mbere gishobora guhagarika umuntu umutima ni imibereho mibi y'ubuzima ihagarika umuntu umutima mu buryo bugiye butandukanye. Ku bizera n'abatizera bashobora guhura n'ubu buzima, ariko ku bizera Pawulo yandikiye Abafilipi igice cya 1 umurongo wa 29 arababwira ijambo rikomeye. Aza kubabwira ngo ntabwo twahawe kwizera Yesu gusa, ahubwo twahawe no kubabazwa ku bwe. Bishaka kuvuga ngo rero hari igihe imibereho mibi igera ku bizera n'abatizera, ariko ku bizera bo bategekwa kudahagarika umutima. Hanyuma icyo ni kimwe gishobora guhagarika umuntu umutima. Cya kabiri gishobora guhagarika umuntu umutima ni inzozi zidasobanuwe. Inzozi zidasobanuwe zijya zihagarika umuntu umutima. Ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro ibice 41 umurongo w'8, Bibiliya itubwira ukuntu umwami yarose inzozi, hanyuma amare kurota inzozi biba ngombwa ko hari hategerejwe kugira ngo Yosefu aze kuzisobanura, ariko ngo yegeranyije inama ya guverinoma ngo babwire inzozi yarose, habura n'umwe wo kuzisobanura. Murazi ko umwami yari yabonye inka z'imishishe, haza izindi z'umuzongo zirazirya, z'umwaku,
abona amasaka yari ahunze meza, hazayo iminambe arayarya arayamira. Ibyo bintu rero ngo byamuhagaritse umutima. Yozefu ataraboneka, umwami yari agikomeje guhagarika umutima. Inzozi zidafitiwe ubusobanuro zijya zihagarika umuntu umutima, ariko nubwo bimeze gutyo, reka guhagarika umutima Imana izi uko izabigenza. Icya gatatu gihagarika umuntu umutima asoza ni icyaha kitatuwe. Icyaha kitatuwe gihagarika umuntu umutima. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 3:21, Yohana yaravuze ngo imitima yacu nitaducira urubanza imbere y'Imana turatinyuka. Nagira ngo mbabwire ngo umutima ujye urya ruswa. Umutima ntabwo wawuha ikiguzi ngo ugire ibintu ukora bindi uce ku ruhande. Ugaragaza iby'ukuri uko biri, ntabwo ujya unyura ku ruhande. Nubwo wakwiyumanganya abantu ntibabimenye, nubwo wakwiyumanganya abantu ukagira ngo ntibabizi, ariko nagira ngo nkubwire ngo iyo icyaha kitatuwe kiguhagarika umutima. Salomo yarabivuze mu migani, aravuga ngo ijambo rikomeye, yari arimo gusobanura avuga ngo uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza, ariko ubyatura akabireka azababarirwa. Nagira ngo nkubwire wowe unkurikiye yuko icyaha kitatuwe kijya gihagarika umuntu umutima, kandi mu buryo aba ashobora gukira nuko acyatura. Kandi usabe wowe unkurikiye umwanya, usubize amaso inyuma urebe ibyo Imana yakoze, witegure kwakira n'ibindi igomba gukora. Ariko ijambo riravuze ngo rikuru twari dufite, ryari rifite intego itubwiye ngo reka guhagarika umutima, Imana izi uko izabigenza. Reka dusenga Imana. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye kuri uyu mwene data na mushiki wacu, turagushimiye kuri uyu nguyu udukurikiye. Waba ari mu makuba, waba uri mu bibazo, waba uri mu bigeragezo, kugira ngo umufashe, muhe imbaraga zimushoboza kugira umutima ukomeye, muhe imbaraga zimushoboza kukwegera, gukora ibyo ushima n'ibyo ushaka, kandi wongere umuremeshe bundi bushya. Urakoze Data, urakoze kuko ukomeza kudufasha no kutugirira neza. Tuzabye twizeye twiringiye izina rya Yesu. Amen.